rw'iburyo yugarira tuhafite na kwanga gatatu twugarira tuhafite uzandabu mu mutima wa defense dufitemo twongera utararenga dukubite cya kivugo ugomba gukora mu gihe yarakwiriye kubikoramo. Sinakurikiranye neza performance ariko nibaza ko yitwaye neza. Kubundi byatangiye niko twarezwe cya shitani cyagize gutya kiranyihugikana ndatinda ariko mureke dushimira Imana ko uyu munsi ndi hano. Indabo zanjye, so here's the thing, nabonye mubigarukaho cyane kandi sometimes ariye mujya murasa ku ntego. So my guy yarisinze indirimbo, he dissed me, right? Arandisinga ariko nibaza ko he dissed me officially, he did what he did, you know. Yagurishije umusatsi wanjye kandi I have hair, bro. I got hair, bro. Hello bantu banjye kanongere mbasuhuze kandi mbifuriza umwaka mushya muhire 2026. Ndabizi mudukurikiye mu mice zitandukanye z'igihugu cyacu, hari abari mu majyepfo, hari abari mu majyaruguru, hari mu burasirazuba ndetse n'uburengerazuba, hari n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma nk'ibisanzwe nitwa Shemeye Pacifique Install 160. Hanyuma murabizi ko ikiganiro cyitwa Temple Culture Vibes niho umenyera amakuru yose aba agezweho mu myidagaduro. That's nice. Hanyuma uyu munsi ntago nshaka ko turi butinde cyane kabisa, ahubwo duhite twitangira kuri inkuru y'umugabo witwa The Band ndetse no witwa Bruce Melodie. Nshaka ko ariyo turi buvuge uyu munsi gusa kubera ko nyifiteho amakuru menshi. Umugabo umwe yarakubise undi ikibando kunda kabisa, niyo terimi iri gukoreshwa uyu munsi kabisa. Hanyuma cyari igitaramo gikomeye cyane cyaberega muri BK Arena, ni inyubako n'ubundi isanzwe yakira ibitaramo hano mu mujyi wa Kigali. Hanyuma igitaramo cyari kiryoshye, cyari kitabiriwe n'abafana benshi cyane kabisa nkuko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Cyari kitabiriwe n'abafana benshi bagiye batandukanye, abaturutse mu gihugu ndetse n'abaturutse hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko muri Tanzania. Ngira ngo muri kubona abafana bisize amarangi, n'abaturutse muri Tanzania, by'umwihariko abanyarwanda bafana The Band bari bazanye indabo, ngira ngo muri kuzibona izi ndabo bakavuga ko bazizaniye The Band ubundi bijyanye n'indirimbo yakoze yitwa Indabo zanjye, right? Hanyuma ni igitaramo cyari gikomeye cyane, cyari kitabiriwe n'abantu bagiye bakomeye batandukanye, barimo Minisitiri Olivier Nduhungire, Ambasaderi Olivier Nduhungire yakitabiriye cyane kabisa. Bisanzwe bizwi ko ari umukunzi cyane ukomeye wa Bruce Melodie. Hanyuma kandi cyari kitabiriwe na Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yitwa Utuma Twishima Jean Paul Abdal, nawe ni umugabo ukunda cyane urubyiruko ndetse na showbiz nyarwanda. Hari n'abandi benshi kabisa. Hanyuma nuze gucikwa uyu munsi mufite udushya twagiye turanga kiriya gitaramo kabisa, byinshi utagiye umenya bya bere muri kiriya gitaramo byose uri bubyumvire hano. Hanyuma ntago nshaka ko turi butinde, ndagira ngo niba uri mushyashya kore kuri subscribe, hanyuma ukore no kuri like. Hanyuma ni igitaramo cyatangiye hakiri kare cyane kabisa mu masaha 3:30. Hanyuma gitangizwa n'abahanzi bagiye batandukanye n'ubundi batumiwe muri iki gitaramo, barimo witwa $10, barimo witwa Alto Muziki ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bemererwa stage n'umuhanzi, ndavuga mu headliner mukuru yitwa The Band. Bahanzi rero batangiye baperforminga. Witwa $10 ya performance mu ndirimbo nziza cyane kabisa, nawe uri umuhanzi uri kuzamuka neza cyane muri uyu mwaka. Yakoze indirimbo zitandukanye zirimo yitwa Ratata, ubwo mvuze umwaka ushize by the way kubera ko dutangiye umwaka mushya. Yakoze indirimbo yitwa Ratata, irakundwa cyane. Akora iyo yahuriyemo n'uwitwa DJ Benda yitwa Repete, indirimbo yakundwe cyane, akaba nayo yatumye amenyekana cyane. Hanyuma ya performance indirimbo zitandukanye kubera ko Lily ni umuhanzi ku bya stage w'umugome, niko navuga, like he is super talented kubera ko kuri stage ni umuntu ugiye bishora cyane kabisa. Rero nk'ibisanzwe yakoze stage nziza. Witwa Tom Ziki nawe ni umuhanzi ukunzwe cyane abatari bake cyane urubyiruko, yakoze stage nziza. Hanyuma
n'abandi bagiye batandukanye mu masaha ya saa yine n'iminota mike. Okay, right, ubwo ni saa tanu, by the way, saa tanu nibwo uwitwa Bruce Melodie, ubwo twageze ku ba headliners b'iki gitaramo. Ubwo ni Bruce Melodie, Itahiwacu ndetse n'uwitwa The Ben. Mu masaha make cyane kabisa yamaze ku rubyiniro. Ubwo ndavuga uwitwa Bruce Melodie yakoze amateka muri iki gitaramo. Uvuga ngo yageze kuri stage mu masaha 5:05, hanyuma yinjira mu ndirimbo ye yitwa Hands Up yasohoye mu mwaka wa 2020. Ubwo ni before ho gato ya corona, niba atari muri corona. Hanyuma indirimbo abantu barayikunze, niyo twavibinga ngo twari muri lockdown. Hanyuma indirimbo yari nziza cyane kabisa, yakuruye imitima ya benshi y'abafana bari bitabiriye iki gitaramo, yewe n'abafana witwa The Ben bahise batangira kwinjira muri mood y'umuhanzi witwa Bruce Melodie. Hanyuma byaje kurangira n'ubundi akomeje kuririmba indirimbo zagiye zikundwa cyane mu bihe byashize, aho yaririmbye indirimbo zitandukanye nk'iyitwa Ikinya, aririmba indirimbo zitandukanye nk'iyitwa Ogera yahuriyemo n'umuhanzi witwa Bwiza. Bwo bananayifatanyije, uwitwa Bwiza yamusanze ku rubyiniro, hanyuma baririmbana iyi ndirimbo nayo yakuruye imitima ya benshi cyangwa se amarangamutima ya benshi, kubera ko indirimbo yakunzwe cyane. Ngo umwaka ushize muri campaign mukuru w'igihugu nibwo indirimbo yasohotse, irakundwa cyane. Hanyuma ubundi nk'ibisanzwe yakure emotions z'abantu. Hanyuma ikindi kintu wamenye nuko umuhanzi witwa Bruce Melodie yasanzwe ku rubyiniro n'uwitwa John Kizigenza barimbana indirimbo yitwa Igitangaza. Ni indirimbo nayo yakunzwe cyane. Hanyuma Bruce Melodie yakoze amateka, yakoze stage nziza, abantu bavuga ko ari nawe like wakoze stage nziza ugereranyije n'uwitwa The Ben. Bigendanye n'ama comments ari kugenda cara kuri social platforms zitandukanye z'inyamakuru bitandukanye, ngira ngo muri screen zanyu muri kubibona. Hano hari ku kinyamakuru cyitwa Isimbi TV. Kuri Isimbi TV rero bashyizeho post bavuga bati duca impaka. Hanyuma muri kubibona ko muri comment bagiye batandukanye b'umuziki bagiye batanga, bose bagiye bandikaho bati 001 cyangwa se Munyakazi Bruce Melodie, bigaragaza ko ari nawe wa like twavuga ko wabaye headliner mukuru w'iki gitaramo. Hanyuma witwa The Ben yinjiye ku rubyiniro mu masaa 6:50, ubwo ndavuga z'ijoro. Ubwo already twamaze kwinjira mu wundi munsi abantu bitashimishije n'abantu cyane cyane abakunzi be, kubera ko ni igitaramo cyatangiye kare, abantu batangiye kugera kare mu masaa 10 batangiye, hari abari bahageze. Hanyuma urumva kumara amasaha yose nk'ayo ngayo hafi 7 utegereje umuntu like still urumva n'ubundi uba wananiwe. Hanyuma yageze kuri stage abantu bananiwe, bamwe batangiye gutaha, kandi ari mu headliner mukuru wagombye kuba yaririmbye mbere, hanyuma agashimisha abakunzi be, wenda abandi kabahereza nyuma. Nabibonye ku muhanzi witwa Israel Mbonye, ni umuhanzi w'umuhanga cyane kabisa uzi gutegura ibintu. Rubango we nk'umu headliner w'igitaramo cye nabibonye jondi ku Cyambu 4. Rubango abanza kuri stage abantu bakiri mu mavuta, bagifite mood, bagifite vibe zo kuva mu rugo, donc bagishyushye niko navuga, bakinyotewe no like enjoying igitaramo. Hanyuma akabinyuza mu mavuta, abandi bahanzi yemere stage, hanyuma bakajyamo hagati. Ibyo nabibonanye umuhanzi witwa Israel Mbonye. Hanyuma abahanzi benshi cyane b'abanyarwanda bakora amakosa yo guhostinga igitaramo, hanyuma bo nk'aba headliner bakuru bakavuga bati tugomba kuza dusoza abantu, urumva tugomba kuza dusoza, hanyuma bagareza abandi bahanzi bagakubita stage, ibintu bikagenda neza cyane kabisa, bakaza abafana babo bananiwe, bigatuma stage zabo zitagenda neza. Mbahereze n'urugero, ejo bundi ngo abantu mwarebye icyumba cya rap, sibyo? Ngo Tough Gang ni bari aba headliner bakuru bari kuza kuririmba, hanyuma bahereza uwitwa Riderman yakunzwe cyane, abantu baramuzi. Hanyuma afata stage bro, aragenda yigarura imitima y'abantu, abantu abaririmba indirimbo barishima, afata amasaha menshi. Tough Gang ibintu byacitse.
urumva rero nibyo byabaye kuri The Ben. ahereza stage abantu bagiye batandukanye, na Bruce Melodie yinjira kuri stage arakora, hanyuma biza kurangira agiye kuririmba abantu bagize bate bananiwe. Yatangiye neza, yatangiye neza cyane kabisa mu ndirimbo yise indabo zanjye. Ngira ngo ni indirimbo imaze iminsi igera kuri 6 isohotse. Indabo zanjye yiririmbye, hanyuma arimba n'izindi ndirimbo zitandukanye zirimo yitwa Follow Me yanakoranye n'itwa Chris Easy, arimba indirimbo yitwa Sikosa yakoranye na Kevin Kade. Hanyuma indirimbo yanakuruye cyangwa se yazamuye mood y'abafana kubera ko ngira ngo murabizi umujene witwa Kevin Kade nawe ni ari so talented and super kubijyanye na stage. ni umuntu uzi ku like gukontrola cyangwa se kudriving stage, kudriving audience kuri stage kubera ko like to dance abakora and everything biba bimeze neza kuri stage. Hanyuma yongeye gutuma abantu binjira muri mood y'igitaramo, hanyuma baratarama. Hanyuma witwa The Ben yataramye kugeza naho like nuvuga ngo muri iki gitaramo n'ubundi hafashwe like iminota yo kuzirikana aba legend mu muziki nyarwanda, ubwo ni Jay Polly ndetse n'uwitwa Iva Buravan, aho uyu muhanzi witwa The Ben yarimbye indirimbo yitwa Malaika, yazamuye urwego rwitwa Iva Buravan ku rwego rw'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange ndetse n'isi. Hanyuma indirimbo iraririmbwa, hanyuma igitaramo kiri gusoza kandi yatumiye abaririmbyi, hanyuma baririmbana indirimbo bakoranye ihimbaza Imana, nuko igitaramo cyarangiye. Hanyuma abantu bakavuga ko uwitwa Bruce Melodie yaciye impaka. Hanyuma ikindi kintu hari mbabwiye, uwitwa Bruce Melodie yafashe igitaramo akigira iki like yumva ngo like yaje ari nk'umutumirwa mu gitaramo ariko agifashe akigira iki, not only gufata like emotions z'abafana bari baje n'aba The Ben, like akabakora ibintu bisanzwe kuri stage. Yahise releasing indirimbo ye na Diamond Platnumz, indirimbo yitwa Pom Pom, indirimbo yari imaze iminsi itegerejwe, yari yagiye gushira umwaka kabisa abantu bategereje indirimbo. Hanyuma yahise ayishyira hanze muri iki gitaramo. Ibaze kujya mu gitaramo uri umutumirwa and then ukaronshingiramo project zawe like kandi n'abantu bakazikunda. Umuhanzi witwa Bruce Melodie n'umuhanga, azi icyo bita music, political music, kubera ko areba igihe cyiza cyo gusohora indirimbo. No bango muri iki gihe cyose gishize yabonye ko like nyine atari igihe cyiza cyo kuba yasohora indirimbo. First of all, indirimbo ni nziza, ifite amashusho meza, yakoranye n'ibyamamare Joel Brown ndetse na Diamond Platnumz. No bango nta kibazo na kimwe ifite, ariko arareba akavuga ati muri ibi bihe nyishyize hanze ntago yakundwa ku rwego mbyifuza, agategura kuba yazayishyira hanze mu gihe gikwiriye ndetse abona ko abafana bayinjoyinga cyangwa se bayiconsuming. Hanyuma yarebye yafatiranye ibi bihe abafana bari attentive kuri we, kubera ko ngira ngo mbere ko igitaramo kiba mu minsi mike ishize nibwo havugwaga amagambo agiye atandukanye asa n'ihangana hagati y'utwa Bruce Melodie ndetse na The Ben. Hanyuma abantu uko bukeye baribaza bati ese niki kiri bukurikireho, noneho bose bari focused kuri aba bagabo bombi The Ben na Melodie. Hanyuma Melodie yaregera avuga ati this is the good time yo gusohora iyi ndirimbo, abafana bari focused kuri nge, hanyuma bakaba bayireba nuko nguko yayisohoye. Hanyuma ni igitaramo cyitwa The New Groove, nicyo cyahozaga Bruce Melodie ndetse na The Ben. Hanyuma tubwire muri comment wowe urabona ari uwe muhanzi wa komye cyangwa se wa twitse nkuko mujya mubivuga stage. That's good. Hanyuma ndabashimiye cyane, mugira amahoro.